Chérie. Nyabita. Ndagukunda. Abitanga wanjye ndagukunda shenge. Ni heza pe ariko reka mbanze nkubwire. Sheri mfite ikibazo kindemereye n'iyo misatsi mushaka ntuyiteho kuko ibibazo mfite n'imisatsi nticyegerana. Ikibazo ufite ni ikihe cyatuma wumva ko ibintu byose byahagarara? Nkubwire ikintu kingoye. Uriya mutipe dukundana usanzwe umuzi. Ndamuzi. Rero ndamukunda pe ku buryo ari nawe tubaye nta kibazo nagira. Kumukunda Sheri. Ariko ikindi kibazo namutendetse mu diaspora. None uwo mu diaspora namutendetseho yaraje ari inaha mu Rwanda. Mani nyine birangoye ku rwego giye ntabona ijambo na rimwe nkoresha kugira ngo umve uburyo birimo biramvuna mu mutima. Sheri urumva umuntu mutabonana muba muri kuvugana gusa kuri telefone ari ukwandikirana mu message ntumenye nimba umukunda cyangwa utamukunda. Ariko ntawe abigiye wumva umuntu kuba muvugana ariko yawe ndabyumva ariko hari n'igihe ubumva nyine uramukunda kandi agira n'ikinago ndabizi ko ukundura mu ngo mukundana ariko ikindi kibazo kimwe ni umukene ubyibuke sibyo naho uriya muhungu we w'umudiyasipora afite amafaranga ngamba barumbwiye kuba umudiyasipora afite amafaranga ni kimwe ndanacyubaha pe kuko amafaranga yabaye isi muri ino minsi ariko ntabwo uzi ikindi kibazo kiri kuri uwo mudiyasipora. Sheri uwo mudiyasipora arashaje nyine gusaza urabyumva uziko njye nengize ngo ugiye kuvuga ngo ni akaboko afite ngo ni akabura gusaza uzi ko aruta papa kuba aruta papa nta kibazo ariko azakwitaho iyo mitungo azapfa vuba ayigusigire ukumva. Sisteri meze gute se? Meze neza muvandi. Bari gumaze kumenyera inoze utuntu twinshi. Surumva byabura Kigali sari niyo tuvuka muko bizi. Rero nibwo nkiva muri Kongo. Ariko kiriya cyana bitanyira bitanga naragikunze ndasara ni cyana cyiza kiririmba mu ikorari ukirebye ndashira ngashira manga. Ariko ni cyiza no. Si cyiza? Tuzone yakura yace Benezeri iyo turi kurimba ngo Satani numugome. Na cyatugari mazira ngo arahama gara. Oya. Kira cyana buramba kireba kuriya ntago mbifasha. Ngo yagushije se bigeze aho ngaho. Cyarangushije n'ukuri ndi hafi kuva mu ikanisa. Waramukunze kuva ryari? Naragikunze n'ukuri ni cyana cyiza ubona kigira umuco ubona kinini kiri sympathique gifite ibiraso byiza nyine wumva buri muntu wese wumva arayafite. Oya yakibonye. Tago gifite turasaze. Tago gifite turaso nkuto twawe. Tumeze nk'uturu twanje ego ko nago hanjye. Ase kuzabona umugabo Maki. Ndamufite. Mugabo uzabona n'ukuri n'ubwo uri mushiki wanjye. Kereka umuntu naje kugushakira. Iririre n'urubyaro rwawe. Ubwo mbwira bimeze bite? Abakobwa bameze nkawe byibuza babuza abagabo bafite abana. Turebe uriya mukobwa bita Nyamunezero afite umwana w'umunyonzi kabo. Nose mbwira ku myaka 16 yanjye ndagira umugabo we. Byibura byara umwana. Y'ubukure nayo nagira. Byara umwana. Nose ndamubyara mfite imyaka y'ubukure. Nta nubwo nemewe no kubyara. Y'ubukure sungana gute? Aha iri imyaka 35. Yego ko mara 16. Bro twubahane. 16. Twubahane mbwira ibyawe. 16 nkereka niba ariyo wamaze uvoma. 16. Nge nawe ninde mukuru? Ngo bari sawa nyine oya nabwo waragumiwe. Ta mugabo uba muto. Ubwo urashaka kugenda gushinga ubusaza bwawe nyabitanga kawe ukuntu bimeze. Kurumva tuvuga gake niba uri kuvugana na musaza ntukamvugiremo. Ubundi ube ubuzima bwiza ushaka ariko kuwajuzira rimwe ushobora no kugenda akabari ngiye gupfa mbere nacyo ni ikindi kintu natekereza ibyo bintu bibitekereza ariko umva mubwire Sheri wawe none umva nkubwire ikibazo nanone barimo barampamagarira rimwe bose bashaka ko duhura ngo tukaganira nimba barabimenye ko mbatendeka bombi bagaca inyuma bakavugana bakavuga ati byende reka tumuhamagara ze duhure twese turi kumwe turebe ukuntu ari bwifate turebe ari buhitemo nimba ndi bwemere nkagenda niba ari ngiye uri buhamagarire nkabagahunda bose nkabahuriza ahantu hamwe nkahitamo umwe muri bo umwe nyine ubwo nkizirika mbese no kwihambira igisasu cyo cyumva ahubwo ngiye nkugira inama we bahuza sibyo ubwire ati muze duhurira aha naha dusangiye n'undi abari kumubwira sibyo
baza ahantu hamwe then uhitemo niba uhitamo mu diaspora uzakwitaho uzakumenyera ibyo ushaka ukagusohokana mu bihugu ukajya wirwa Dubai Zanzibar ukumva cyangwa ugahitamo urukundo rwawe rw'inaha mu Rwanda muzababarana umva mugatigitana nyine niwo uzabihitamo gusa wumve yuko ndi mwanzuro wose wafata ndi kumwe nawe kandi ndagushyigikiye urabizi basi nyine ngira inama fata uwoye nyine reka mbwire ga niwo uzi icyo ushaka sibyo njye nguhitiyemo nakubwira mu diaspora nakubeshya kuko ntago naguhitiramo ngo uzaze kubaho mu buzima bubi naho i Kigali sibyo ariko wowe umwanzuro wanyuma n'uwawe wowe ikibazo uramutipe w'inaha twakundanye na kera twabanye muri korari ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi tekereza rega ku buzima bwawe bw'ahazaza ese mu minsi iri imbere ndabaho gute ndashaka kubaho gute ese ushaka kubaho nyine buno buzima ubayeho bwo guhora uvuga ngo ndakora iki ariko hari ubuzima busaba ubyuke uvuga ndajya muri salo ndakora iki sibyo ubuzima bwo kutifuza kaho ukuntu bimeze haraba imyaka 2 nguje muri menopause umere nk'aba bakecuru bandi urakana gato byibuza byara umwana tumurere yaba mu mayibobo tumenye ngo dufite mayibobo y'umwana wawe iba mu kiraro iririre umva kubwire rero umva nago tago bakibita mayibobo n'abana bo ku muhanda kandi nabo barengegwe haba twananza mbona tukambabaza umva kubwire rero ngiye kuja gupropose nkabitanga uyu munsi niwe nashatse kubwira kano kantu niyo mpamvu twicaranye hano tinashatse kubwira mama urabona nubwo turabakena ariko umuntu tiyategereza imyaka n'imyaniko wari bwazashaka shamufandi ndagushyigikiye pe 100%. Ariko se uriya mwana ni mwiza ariko se bataramuntwara ubona turabakene abakene ni ibintu nibishwakwa uramubwira amagambo gusa impeta ni makiyo impeta ni 5 ntiyakora cyangwa tujya gutira ni seti oya ndongizo bireke ngiye kumupropoza uno munsi ejo ibindi nzabivuga ejo yanyemere kandi ndabizi kubera ukuntu akunda ari bunye naragukunda cyane arankunda mpamagara buri gitondo haguruka rero ujye gupropose umwana sawa rero ubwo uraza ko ndaza kukubwira uko byagenze ariko mana ibintu noneho biri bumpahamure pe ibi bintu abagabo babiri koko gusa noneho nibahagera ndifatana oya ariko nibaze nanone nibaze kuko amajoro maze iminsi ndara ntasinzira iminsi maze ntakirya ntashyira uturaso ku mubiri mpangayikishijwe n'ibi bintu mfite ubwoba bw'uriya musaza nkagira ubwoba bwa karaga ngiye nibaze bazire rimwe baze hano bose mbikemure kandi barasanga n'abayese yeze meze narakaye nihagazeho ubundi wo mpakanira muhakanire yiyahura yareka ibyo ngibyo biramureba pfa kuba agenda iburare nshatswe kuko iri joro ntago ushobora kurangira ntashatswe uziko nakomeza kubigiriramo ubwoba bikazarangira nyine ntashatswe birangiye gutyo umuntu yagwa no kwishyiga azize ubwoba da nubwo ndi kwihagararaho biragoye kabo babiri karagaho ngasa no kugira amahane biranivugisha ngo byaba conducteur yo nkubita umujugujugu w'urushi nkaba nkukubiswe n'inkuba itagira amazi zizigira arahamagaye kagahungu nako mana karizirika mana yanje ese we ntazabona ko muri no minsi nahinde allo ibyiza sheri uyu ahubwo nahageze manuka nicaye hepfo hano hari ibyicundo bicaraho bikizungura manuka n'ubu utangiye kumanuka ugeze hepfo hano hari akarembo ndahita nkubona nawe uraba wambonye sawa Hi guy. I can found Mirabitanga here. Muravuga ibiki? You are Rwandese? No. Muravuga ibiki? Oya. I'm Rwandese from America, you guys.
ntabwo ndi kumva icyongereza. Motherfucker, you don't know English, you guy. Naguze ikinyarwanda. Ndakizi. Nyirabitanga bahangaha. Nyirabitanga arahari. Nyirabitanga amaze imyaka 30 Amerika. Oh. Arahari hano. Naje mu matora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Okay. Nicyo gituma twaramukunze turamutora twese ibi. Wowe baramutoye? Yego naramutoye. Witwa nde? Nitwa Eric. Ndaguha amadolari 100 aragufasha. Urakoze. Wambara imyenda myiza. Urakoze. Inkweto ndabona ufite inkweto nka Gihango ni inkweto za basirikare ya Amerika. Ufite amenyo yose? Yego. Yewe byarananiye byarashobeye. Byaragoranye. Irindi zina ryawe ni rihe? Yitegeka. Yitegeka, ugategeka hano mu Rwanda wewe? Oya ntago negeka ni Imana ni yitegeka. Imana ibahe wowe? Imana mu ijuru. Mu ijuru ni hehe? Mu ijuru iwacu wa twese. Muri Milikoline wewe? Oya. Nyirabitanga ari hano araho? Yego Nyirabitanga arahari. Afite amabuno ye kuko namusize cyane. Yego kabisa ni araryoshe cyane. Ni mwiza kabisa. Mwarayamaze. Oya nayaba boss. Icyo gituma wabibushe urafata Nyirabitanga wowe. Oya ariya nayaba boss. Namubwira umugore wawe. Oya ariya nuwaba boss. Uriya rero ngiye nje kumushaka. Yego. Ndangira bari asigaye $100 bayabona. Yego murabamukoze boss. Imyenda n'amakariso menshi. Murabamukoze boss. Ndabona iyi iranuka cyane. Murabamukoze boss. Ariko man nimba ningiye uzabona bino bintu birangiye nkaryama nkasinze none uriya mungu nibyizige arahamagara. Byizige arahamagara ntagerambirwa si n'umuntu wakwandikira message ngo acike intege. Sheri. Nyabita. Ndagukunda n'umutima wanje wose na roho yanje yose n'ubuzima bwanje bwose ku buryo ko akwitangira nagira ngo umpa amahirwe amwe mu buzima tuzabana kandi nawe ndabizi ko unkunda tubimaranye igihe imyaka 10 tumaranye ngomba gukora kino kintu gikomeye kandi mu by'ukuri n'ababyeyi bazabishigikira sibyo nk'ibintu ubu ntunguje ukantungura tutaganiriye ni surprise surprise byizigi n'ibintu twakaganiriye nje nawe tukamenya umwanzuro wacu. What is problem for Nyirabitanga? You guys, how are you? Oya mwimuniga nawe ni sheri wanje. Mumureke nawe ni sheri wanje. Oya nawe ni sheri wanje yemwe ni sheri wanje mwimuniga nawe. Ariko wowe Nyirabitanga umeze urute? Urukundo rwawe nawe rushaka amadolari wowe. Mujinga musenzi. Wowe urukundo rwawe rumeze gute? Aragupfukamira nanjye nakwicarira. Nanjye nshobora kwicara. Bausa, fata ingegera, pereka Kasia. Jana Kasia. Wewe kurongorwa bigomba kurongorwa n'ingegera nk'iyi. Imbisiri muri Amerika ndakujana ariko urabizi ufite passport. Jana ingegera. Passport ndayifite ariko nukuri ndi mumufate nabi nisheni wanje kandi twarakuranye twanabanye muri korali. None amafaranga naguhaye menshi amadolari 1000 bite. Nyirabitanga. You have a big difficulty you guys. Bausa, come to return back the guy. Come to return back the guy. Wowe urakiti ibibazo amadolari 1000 ni menshi. Dolari 1000 wampaye sinakubwiye ico nazikoresheje. Waguze ya makabutura yawe ya sport. Si wari wambwiye se ngo nzagure ngo njye muri gym. Urabona ugasanga ushobora gufata en comparaison. Kungereranya nabita reba kano gataza kibihanga kagiye kukujana n'ukuntu nagukunze ujanwa n'umweho uzizigi nawe wirinde kuvuga nabahanga uyu mugabo ifaranga afite ntazubwira ntaranga se aba baragurishije ubuzima bwabo nta n'umuntu wazigize mu muryango we ni satani wese kutabugurije ngo ugire izo faranga byizigi tukaza upfa kuvuga abantu bose ubonye nabi ntabyaye si nawe uyu mwana aracari muto twagira nazaza heza
The poor man, you guys. You are poor, you. Mara. Fuck. nawe ukomeza gutuka aranatukana urumva uyu muhungu aracari muto n'umuntu umupagani ngo fuck uyu muhungu ni umukristo azasenga ni conducteur ikindi twagirana hazaza heza tugakurana tugasaza tukomeze naye ibintu mukunda by'amafaranga yanyu kugiye muri ariko nawe byiziga uza wimenya amafaranga wakunze byiziga nje mutuze basingira ikintu mvuga uvuga iki reka nyine mvuga ikibazo rero cyawe urakennye ukaniyahuza n'amagambo nk'ubu ni wanariye ushobora guhwerera ahanga ako ntushaka kumpa umwanya ngo mbanze mvuge ibibazo mbikemure nawe rero tumbabarira reka mubwire mwakicaye mwe ngiye nkababwira Bosa, this one, the cat injangwe, the mouse imbeba. You love the mbeba. Abite bambo abivishimya bana byinshi kwera ko ni utagira ako se mwakicaye nkababwira mwicaye mbabwira byiziga mva nkubwire ndagukunda pe kandi nawe urabizi twarakuranye ndagukunda twarakuranye uri umwana mwiza abanyu mwaze no wazaga no kususa bakayungira n'umuntu uzi kuririmba neza nta kibazo nawe undekure mbanze nivugira ibyo mpamvuga nta kibazo nakimubwira muri buno buzima urumva Uterisoni. uyu nawe ni umuntu mwiza sinyomwita umwana nuba mwubahutse ni umuntu mwiza cyane umwana surabona afite amenyo nta kintu na kimwe nigeze muburana kuva namumenya yanyitayeho amfasha ubuzima bwo muri no Kigali arabumfasha bwose akanjyana muri saro akanyishyurira inzu angurira ni telefone byiziga nayo narakubeshe ngo ni muyombo wayinyohereje ariko n'uyu mugabo Undekera umugore. wabaye imara rero no musaza nabaye imara yasuye umusaza asubwa mbere duhuye uyu musaza ntiyabaga hanze ariko yabaga mu Rwanda problem. But take this telephone uzagende umva mbabwire mureke wasi mbanze mbafata umwanzuro wanjye The problem with this guy, arashaka umugore nta bwenge afite nta byiziga ndagukunda ntabwo akize byiziga ndagukunda ariko nti tuzojya mu nzu ngo tugende tuje guhekenya igikuta c'inzu urumva amahitamo yanje rero nayangara byiziga ndajana n'uyu mugabo ndajana n'uyu mugabo byiziga Nirabitangaza. Thank you. akira ni telefone bakugabiye This one the big. tuzopfe nabi This one you are choice very nice. yes I made good choice Yes, nirabitanga wanje. Arihe huwi wacu nyabusa nyirabitanga we wo baririmba shenge mama we. Arihe huwi wacu nyabusa nyirabitanga we wo baririmba shenge ai mama ewe we mbega ibintu byiza we nyirabitanga rarongo we ndakanyobya we abandi niko dukurikira cyane bite byawe natufata sana naje rwose sinamwishimiye nagende kandi how do you do guy are gera urashaka kundongora umugore we turamusangira toka basi Nyirabitanga wanjye ndagukunda shenge arihe uiwa nyausanye abitanga ya uyu mugoroba ninarongora mu ngaye yewe we nkuko mubizi rero nari naje kubasezeranya haleluya mu rusengero kwa Kristo wera yego gira umugeni wawe neza mutunganye icyo ni ikimenyetso cyiza hanyuma amazina yawe bakwita nde banyita kanyombino umugore wawe nyabitanga umugore wawe ni Nyabitanga hanyuma ntago turi bukora ibintu byinshi tugiye gusengera ino mpeta tubasezeranye nkuko amategeko abiteganya y'urusengero Nyirabitanga we ufasha bonse wari yantwariye umugore we kurantwariye umugore wakaze ukagira ngo ntago nzagufata bigenze gute na bonse wari pereza umugore wanje kenda madayi ni pereza umugore wanje cange kwica itamo kimwe
umugore wanje so yaranyingiye umugore wanje cange kubaga mbwira uyu mugabo yavuye he n'uyu yavuye bereza umugore wanje narakubwiye wikwirukana bawusa none wowe bereza umugore wanje cange kubaga fata ibyawe none nje ndabimenya mbigenze gute oya najyane n'ubundi wowe ubusambo mbo mufite mu bazee namuswati ntabwo ndusha abagore mfite abagore muri Amerika jyana twara akataramagara bajya mu ndaya narakubwiye akantu kagiye mu ndaya kuranyumvira vurema kari agasaza genda nawe urankuye ku ifaranga ifaranga nje nabuze ifaranga rero ukuntu nambaye kari agasaza n'ubundi kari kampekuye wa igihori cyiza nkiki reba ukuntu uri cyiza ariko yemwe